inshuti bakunze ndabashoje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Kamashaziho, tunishimiye Imana yuko muri kino gitondo turi kumwe. Uyu ni wa munsi rero mumenyereye ikiganiro cyitwa umugore w'umunyembaraga w'Umanovara. Ndabakiriye kandi ndabashimiye aho muri hose mudukurikiranye. Imana ibahe umugisha cyane, turabizirikana, murabitwereka cyane, muraduhamagara, muratwandikira, turabibona. Ni ukuri ko muri abantu bacu, natwe turabashimiye. Imana ibahe umugisha cyane abantu badukurikiranye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Ndavuga muri Afurika, muri Aziya, muri Amerika, mu Burayi n'ahandi hose mudukurikiranye. Imana ibahe umugisha cyane. Uyu munsi rero none twongeye kugaruka mu kiganiro cy'umugore w'umunyembaraga. Umugore w'umunyembaraga mumaze kubisobanukirwa, kandi turashima Imana yuko hari ibintu Imana irimo gukora mu buzima bwanyu. Imana ibahe umugisha cyane. Rero iki gitondo ntabwo ndi jyenyine nk'uko mubimenyereye, ahubwo ndagira ngo mbabwire bagenzi banjye turi kumwe. Ntabwo mbavuga abazina, ni abantu bakuru bashoboye kwivuga amazina nabo. Ibumoso bwanjye ndi kumwe na Madame Josephine. Wasuhuza abantu dukurikiranye? Isakomisho cyane, isashimwe cyane. Nitwa Tumisa Josephine, nk'uko mubimenyereye n'ubundi ndi umugore, nanjye ndashimira Imana ko ndi mu mugore w'abanyembaraga, kandi ndongera kwishimira cyane ko mawe umugisha kuza kongera kuganira namwe. Imana ibahe umugisha cyane. Batamuriza arakoze rero, muramubonye ari kumwe natwe. Ni umugore w'umunyembaraga, umugore Imana ihaye imbaraga, ihaye umugisha wo kugira ngo ahagarare akomeze umwari n'umutegarugori udukurikiye wese amubwira ngo uri umunyembaraga. Iburyo bwanjye rero mubabibona turi kumwe n'umutumirwa, umugore w'umukozi w'Imana. Turi kumwe Madame Pasiteri arivuga, ntabwo ndi muvuga izina, yujuje imyaka y'ubukure, ariko twishimiye yuko ubana natwe mbere na mbere. Turagushimiye kwitabira ubutumire bwacu. Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo rero wibwire abagukurikiranye, ubasuhuze. Imana ikugirire neza. Murakoze. Nitwa Mutoni Fiona, ndi mama, ubwo mbese ndi umubyeyi. Nturutse mu itorero ryitwa Canal Revival Temple. Nishimiye kubana nawe. Imana iguhe umugisha cyane. Madame Fiona rero, Imana iguhe umugisha, wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Turanezerewe cyane. Inshuti bakunzi rero, murabyumva yuko turi abantu batatu nk'uko mumenyereye. Tugiye kuganira ku kiganiro kivuga ngo umugore w'umunyembaraga, ariko uyu munsi turi kusanga abanyamatsiko nziza cyane ishaka kuvuga ngo urushako ni iki. Urushako ni iki? Ariko nk'uko mumenyereye, nk'uko mubizi, turi abakristo. Ndagira ngo tubiyegerezaho muri hose mudukurikiranye, tubanze dusenga Imana, twakire umwuka w'Imana arushaho kudusobanurira byinshi ku rushako. Twavuga nk'uko twiboneye, ariko Imana yacu dukorera kandi yadutumye, turifuza ko yavuga byinshi kandi ikabasobanurira byinshi. Nimunyemerera aka kanya rero, waba uri muri ofisi yawe, waba uri mu rugo, uca bugufi mu mutima wawe, dusenga Imana. Mwuka wera w'Imana, turagushimiye Data, tuguhaye icyubahiro. Mwami, turagushimiye kubw'uyu munsi mwiza uduhaye wo kukubaha no kuguhesha icyubahiro. Urakoze nyaguhara ku ngoma. Aka kanya tuguhaye ikaze kugira ngo uvugane natwe Mwami. Turasengeye abantu badukurikiye mu izina rya Yesu, bahereza umugisha ku bw'aka kanya bafashe, ubaha umugisha kubw'uyu mwanya bafashe, ubaha umugisha ku bwa access bagize kuri za internet, ubaha umugisha Nyiringabo Imana ushobora byose, mu buryo bagerageje kugira ngo bajye kuri izi mbuga nkoranyambaga, uburyo bakurikirana ijambo rya n'icyo ushaka kuvugana natwe Mwami. Tuguhaye ikaze rero, uganze utegeke kandi weshe icyubahiro. Urakoze Mwami, turagushimiye kandi turakwemere kugira ngo ubane natwe dukoreshe Mwami. Reka tubikoresho byawe ushima kandi wishimira, tubisenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha cyane mwese abadukurikirana. Murakoze kwifatanya natwe mu buryo bwo gusenga Imana. Nk'uko nababwiye rero, uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu kivuga ngo urushako ni iki. Urushako ni iki? Uri umumama umazemo igihe kinini ni kirekire, ushobora kuba ubyaye kabiri gatatu, wenda ukavuga uti aba bantu barazavuga iki urushako. Oya, urushako turashaka kuruvuga uyu munsi. Imana yatubwiye ngo tuvuge ku rushako ni iki. Uri umwana w'umukobwa udukurikiranye, uba uri umusore se, ni byiza ko usobanukirwa urushako ni iki. Hari ibyo tugiye kuvuga ku bijyanye rero n'urushako. Utavuga ngo ndashaje cyangwa se ndi mutoya cyangwa se sindashaka. Oya, ni byiza kubisobanukirwa urimo ukavuga ngo urushako ni iki. Imana yashaka ko tubisobanukirwa. Natwe murabibona, turi abamama, turi bakuru, turubatse, ariko n'ubundi turakibaza ngo urushako ni iki. Ni byiza rero wo mukobwa udukurikiranye n'uwo muhungu kumenya urushako ni iki, ejo uzajyamo
nicyo kintu rero dushaka kuvuga uyu munsi. Nagira ngo rero mbahe ikaze kandi nabasaba kugira ngo iki kiganiro mujye mukigeza ku bantu benshi. Ndabasaba abakunzi bacu, ndabizi ko mudukunda, natwe turabakunda, turabazirikana, turabasengera. Kora subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Umugore w'Umunyembaraga Woman of Valor. Abantu mudukurikiranye ujye kuri YouTube, ubwire n'abandi nguri tujya kuri YouTube ubone abagore bahagurutse kuvuga Umugore w'Umunyembaraga, umubwire ashiremo Woman of Valor show, arahita tubona Woman of Valor show, arahita tubona abanyarwandakazi n'abandi batari abanyarwandakazi. Mukurikirane iki kiganiro n'ucyumugisha, ni ikiganiro gihindura amateka yawe. Tugenda tuvuga ku bintu bitandukanye kugira ngo duhindurirwe ubuzima, kugira ngo tumenye ijambo ry'Imana. Avuga ngo kumva erega kumva kuzana no kwizera kuzana no kumva kandi wumva ijambo ry'Imana. Iyo duteze amatwi ibintu biduhindura biraduhindura. Iyo duteze amatwi ibintu bishobora kugera ku mutima yacu bikavugana natwe turahinduka. Kandi iyo duteze amatwi yacu mu bintu bidafite umumaro nabyo biraduhindura. Byanze bikunze habaho impinduka ku buzima bwacu. Ni ibintu bibiri. Iyo wumvishe ibintu byiza biraguhindura, niyo ari ibintu bibi biraguhindura. Imana ibahe umugisha abantu mudutega amatwi mukadukurikirana, turabanezerewe kandi turabishimiye. Aka kanya rero mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Tugiye kuvuga ku rushako niki. Urushako niki, rwaturutse he? Urushako ninde waruremye? Ninde nyirarwo? Ninde waremye ibi bintu? Hari ibintu bitandukanye ndimo kuvuga. Iyi nsanganyamatsiko ni ibintu bitandukanye. Hari ibintu bita muri za contract marriage, hari inshako zitandukanye. Ubungu hari no za home show, nabyo ni ibintu bigaragara ko ari inshakano, abantu bakagenda bagasezerana. Ariko hari icyo Imana ivuga ku rushako. Turagira ngo dusubire mu ruganda rwanyu urushako. Ninde wakoze uru rushako? Ese Imana ibivugaho iki? Ese wowe wavugaho iki? Abantu mutandukanye turagira ngo tujye mu muntu, tujye ku muntu wakoze urushako, tumenye n'icyo ducukumbure urushako. Ese ibyo tubona byose ni inshako? Izo contract marriage ni inshako? Izo home show se ni inshako? Umukobwa n'umuhungu, umukobwa ku mukobwa, umugabo ku mugabo, nazo se ni inshako? Oya, turagira ngo tubijye imizi, tumenye urushako niki, tubivanye mu ijambo ry'Imana, dusingiye ku rufatiro nyarwo, tugiye ku ruganda rwanyumurumye waremye urushako. Imana ibahe umugisha rero. Karibu tugiye kuganira, ndabakiriye kandi ndabanezerewe. Ariko nkuko mumenyereye, ndagira ngo mbanze nakire batamuriza batamuri kuri insanganyamatsiko. Wowe urumva urushako niki? Urushako urumvite, ururimo, urubayemo, urusaziyemo, n'ubu uracyarurimo, ariko urushako niki? Urakoze cyane Hope. Wenda mu batumva Ikinyarwanda, topic yacu, our topic is what is marriage. What is marriage? Marriage rero, urushako bivuze ni njyewe ku giti cyanjye wenda nkarana quoting ijambo ry'Imana rivuga. Umbajije mbere na mbere ngo urushako ni iki, nakubwira ngo urushako ni urukundo. Marriage is love kuri njye. Kuko mwagusubiza nanone magaze mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nicyo gituma umusore azasiga se na nyina akaza agashaka umugore we bakabana akaramata. Murabyumva? Ubwo umbwiye ngo what is marriage, urushako ni iki? Ni urukundo. Ikindi cya kabiri, urushako ni iki? It is being honest, kuba bizerwa. Kuko njyewe mwakunze ntago nagenda, mwakunze ntago najya kubana n'uriya mugabo, mwamukunze ntago namusanga, atankunze ntago yansanga. Umbajije rero ngo urushako ni ikintu cyoroshye cyane kuri njye. Mbere na mbere ni urukundo. Ntago rushako, marriage ntago ari amafaranga, marriage ntago ari amazu, marriage ntago ari ubundi butunzi buhambaye. Kwanza Hope, ndagira ngo mbabwire ko urushako ni project y'Imana. Uriya ni umushinga Imana yiremeye, hatarimo umwana w'umuntu. Niyo mpamvu Imana yaremye Adamu nk'uko tujya dukunda kumuvuga. Irangije ibona ko atari byiza kaba wenyine, imuremera umufasha umukwiriye ari we Eve. No kuvuga ngo iriya ni project y'Imana. Nubwo abana b'abantu barimo bashaka kubihindura ukuntu, bakavuga ngo umuhungu n'umuhungu nibashakane nk'uko ari bifuza, umukobwa n'umukobwa nibashakane, ariko urushako ni project y'Imana. Marriage ni project Imana yikoreye, no kugira ngo ni ikintu gishingiye ku rukundo. Sibyo? Ni ikintu gishingiye ku rukundo. Niyo mpamvu jewe nkuko uvuze uti mbibayemo ubisaziyemo. Wenda naho ndagera, urugendo ruracyari, kuko nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo bakabana akaramata, urumva fiyo
no kuvuga ngo emerere na merere pakarasti ntabwo ari contract ntabwo hari igihe runaka kuva nkunze ngakora commitment tukagenda imbere y'Imana tukarahira kuko njyewe marriage mereza agaciro kanini cyane niriya yo mu rusengero ni church marriage. Church marriage rero iyo wamaze kuyikora uri umukristo ukemera ukagenda ugasezerana n'umugabo wawe mukabana karamata nakuvayo umugabo wawe apana umugore mugenzi wawe nakuvayo. kandi rero ikindi ni kuba bizerwa mukabana mwizeranye. Imana igumugisha cyane. Batamuriza aravuze ati urushako ni urukundo. Ese koko nibyo urushako ni urukundo? Ese abashakanye koko mu by'ukuri barakundanye? Ariko Imana igumugisha nanjye ndabishimangira, urushako ni umugore n'umugabo, ntabwo ari umukobwa ku mukobwa, ntabwo ari umugabo ku mugabo. Oya, ni umugore n'umugabo biyemeje kubana bakabana mu rukundo. Turi kumwe na Madame Pastor nkuko nababwire, Madame Fiona. Batamuriza aravuze ati urushako ni urukundo, urushako ni urukundo. Ariko mu by'ukuri n'abari abantu bahomishokso nabo bashakana bakundana, urabyumva? Nabo bashakana bakundana bavuga ati ni urushako natwe turakundana, bakiyemeza bakagira commitment, bakemeza ngo umwe n'umugore nubwo ari abakobwa bombi ntabwo se ari abasore, umwe akavuga ati ndi umugore undi ni umugabo. Mu by'ukuri se koko ibyo bintu wabivugaho iki? Urwo rukundo umva rushingiye kuki? Rurimo ruruzuzana n'iki Imana yanemye cyane? Ni urushako rw'iki ruturutse wowe uko ubibona ni ushingiye no mu ijambo ry'Imana? Nakoze noze kuryo mugenzi wanjye yaramaze kuvuga ikintu cya mbere yashimangiye aravuga ati urushako ubundi ni urukundo. kandi koko no mu muco wa Kinyarwanda ujya kuvuga gushaka n'uguhaguruka ukajya gushaka ikintu runaka cyangwa umuntu runaka, kandi ntabwo wajya gushaka ikintu udakunze cyangwa umuntu udakunze. Ni ukuvuga ngo ndashimangira rwa rukundo mugenzi wanjye yaramaze kuvugaho. Warumbajije rero uti ese bariya abantu nabo bakora biriya aba ari urukundo? Ni iki ubundi ibyo bintu bikwiriye kutwereka ku rugo cyangwa ku rushako? Ubundi urugo ni abantu babiri, ni umugore n'umugabo, ntabwo ari umukobwa n'umukobwa, ntabwo ari umuhungu ku muhungu, kuko bariya abantu bashaka kugira ngo bajye kwagura wa muryango. Kandi nibajya kwagura umuryango, ubwo nari maze kuvuga ni urugo ni umugore n'umugabo barashakanye bakoze wa muryango. Muri kwa gukora umuryango babandi wa mugore na wa mugore mugenzi we bakora urugo, nta ryayaguka ry'umuryango tuzabona. Rero icyo ngewe nshimangira nongera gusubira ku cyo mugenzi wanjye yaravuze, urugo ruzima cyangwa urwo rukundo ruzima ni urukundo rw'umugore n'umugabo, apana umukobwa n'umukobwa cyangwa se umuhungu n'umuhungu. Oya, ibyo byo ntago no mu muco wacu wa Gikristo ibyo ngibyo ntago ijambo ry'Imana bitwemerera. Rero icyo ngira ngo nanjye nshyigikire cyangwa mvugeho, urugo cyangwa se urushako ni hagati y'abantu babiri, umugabo n'umugore. Nanatekereza nkumva ko ndi bujye gushaka umukobwa mugenzi wanjye tubyita kumwe abaye umugore undi akaba umugabo, tubyise gutya ariko mu buryo bw'ubumana cyangwa biri biblical ntago ariko biri, ntago wa muntu ari bw'umugore na Adamu na Eva urimo. Yego, ntago twebwe twaje wenda kuvuga kuba homosexual n'abandi bakora ibihabanye, ariko twaje kuvuga ku mugambi w'Imana kurushaho. We are talking about the marriage but in God's plan. No kuvuga ngo iyo tuvuga marriage twebwe turahagarara kuri Adamu na Eva, kuko njyewe mba numva ariyo project ya mbere Imana yaremye, ari naho twakomotse twese, sibyo? Kuko iyo Imana itaza gukura Eva mu rubavu na mugore wari kubaho, isi yari kuba ari y'abagabo. Ariko Fiona nkuko wari ubivuze ngo n'umugore n'umugabo, ni Adamu na Eva. No mu ngorero boko muri marriage zacu turiba hagombye kuba Adamu hakaba na Eva. Kandi rero marriage is love. It's all about love. No kuvuga ngo hatari love na rushako rwabaho, sibyo? Niyo mpamvu rwa rukundo iyo rwashize, rwa rukundo iyo rwarangiye Fiyo habaho gusenya. Nuko Imana igumugisha cyane. Rero wenda nongeye ko Batamuriza yaravuze ati habayeho gusenya, nuko ngo rwa rukundo rwa rudahari. Ni nayo mpamvu wumva iyo umwe habaye impamvu umwe akananirwa bikabaho gutandukana, ujya kumva baravuze ngo runaka yarashenye. Ni iyihe mpamvu ituma bavuga ngo yarashenye? Nukuvuga ngo urugo rwahanaguritse ntirukiriho, umwe muri bo yaciyeho n'undi aragenda. Nukuvuga ngo niba tunaniranywe kuba tukiri hamwe, rwa rukundo nyine rwa failinze. Niba rumaze gufailinga rero nukuvuga ngo marriage ntayihari,
habayeho gusenya kubera ko babandi bakoze urushako barananirana. Imana igumugisha cyane rero nanjye ngwenda ngira ngo nunganire ku cyo murimo muvuga uhereye mu itangiro mu cyo cyambere wenda aho ngaho niho usanga Imana ivuga ku rushako ivuga ku rushako ko ari umugambi w'Imana. Ariko na none ndimo ndibaza ngo ese ko abantu turimo tumanipulating wenda cyangwa se turimo tubihindura abantu turimo twiremera ishako zacu runaka zitandukanye abantu barashakana ari abahungu abantu barashakana ari abakobwa umuntu akavuga ngo ni urushako nabonyeho naje ubundi ko n'abantu basigaye bashakana n'inyamaswa n'imbwa narabibonye ndatangara umugore yaragiye sezerana n'imbwa abantu baramusezeranya rwose aravuga ati uri imbwa yanjye ya mbere urumbwa nkunda ku buzima narabibonye biriho kandi n'ibintu bikorwa ntabwo ari ibintu umuntu ahimba ni ishako mbega bagenda bitiranya ngo umuntu yashakanye n'ikindi kintu ariko mu by'ukuri umugambi w'Imana ku rushako byari kugira ngo isi zuzure igwire navuga ngo ni nka objective y'Imana ni yihe objective Imana ari ifite ni zihe navuga ngo ni kimwe navuga ngo iki mu Kinyarwanda ni ikimana ni yihe nego Imana ari ifite ijya kureba umugore n'umugabo ese ko yabonaga Adamu na Eva Adamu wenyine yihagije ni kubera iki yaremye Eva Imana kuvuga ngo Imana yabikoze rero hari umugambi yari ifite umugambi wa mbere natekerezaga ko ngewe byari kugira ngo isi yaguke igwire kuko mwitangiye mu gice cya mbere hano aratubwira ngo ni mugende mwororoke mubyare mugwire mwuzure isi no kuvuga ngo nta bundi buryo Imana yabonaga ko hazabaho kwaguka ntabwo umuntu ari kuzajya yicura ngo yiyuburure nkuko tubona inzoka ijya hano ikiyuburura ikintu nshaka ngewe wenda kuzana aho ngaho gakeya ntabwo navuga ngo nshaka kupozinga kuko ntabwo nshaka kucyopozinga ariko nabyo ni ijambo ry'Imana nabyo biri muri marriage mu gushaka ariko gushaka ni iki marriage niki gituma umukobwa ava iwabo niki gituma umugabo ava iwabo niki ni urukundo ahatari urukundo niho hahandi ubona za contract ziza nuko rero nababwiraga hari ishako nyinshi ishako ziri kwinshi ziri urumva hari types nyinshi za marriage nuko twabivugaga ariko njye ahantu nshaka kwibanda ni ku rushako rw'umugore n'umugabo ariko noneho narwo rurimo ince nyinshi sibyo kuko nk'ubu ngubu muri iki kinyejana cyacu fiyo njyewe ndikunanira n'umuhungu tugategura projet zacu tukazabijyanira ababyeyi bacu bakabihesha umugisha hanyuma rero mu gihe cy'ababyeyi bacu kinyuma njyewe nganjye mama wanjye sibyo ajya tuganirira yamenye papa ari uko yarageze sibyo urumva banabonanaga na nijoro nago yamurebaga ku manywa yahoraga afite amatsiko yo kumenya ninde wamushatse ariko nabwo ahubwo kanabona gushakana kwabo kuraramye cyane no kwaca ahubwo twagize n'amahirwe yo kurishimanira urumva ariko bose ngewe mbabwiye mbona byose byari bisingiye ku rukundo kuko icyatumye umuryango w'iwabo wa mama uza gushyingira ushaka ko mama ashaka kwa data nuko bari baziranye bakawushimanira nyeka ko ari nacyo gituma habagaho abaranga ariko hakabaho no marriage zabo zikarama zigashinga imizi kubera iki nimba data yaraziranye na se wa Fiona icyo gihe nago bagombaga nubwo ufite choice yo gusenya wa mugani Fiyo no kuvuga ngo kugira ngo asenye nanone bababyeyi babiri barahura barebe ko bya bintu bitakivuyemo babijyaga ntabwo ari abantu urakoze cyane rero abatamuriza aratubwiye ati ishako ku rushako ku kintu kijyanye n'urushako habagaho urwo rukundo kandi urwo rukundo rwaragukaga rukajya no mu miryango atanze urugero ku mubyeyi we avuga ati nka mama we yarinze azatazi wagiye gushaka Fiyo kuri icyo kintu ese muri kino gihe wenda ukurikije muri uwo muco wa kera n'iki gihe ibyo bintu urumva bihuye by'iki gihe ubu ngubu urumva wabigeranye ntabwo biri mu ngore kuko n'ubundi nanjye nashatse muri iyo ngoma y'iki gihe ubundi nk'uko batamuriza yaramaze kubivuga haragendaga ukabona hari n'ibyo bitanga ngo ni guterura byabaga ari iki baraguteruraga bakagutwara ntuzi iyo ugiye wenda uvuye kuvoma
cyangwa uvuye kumesa bahuye nawe bagushyize ku bitugu bagushyiriye umuntu niba apfuye ijisho niba atavuga mbega afite wenda ubumuga runaka ashobora kuba abana nawe nabyo byari urukundo se byari urukundo ariko rw'imiryango ariko nyir'ubwite adafite nyir'ubwite wowe ntacyo wese waba ufite rege iwacu bwari urukundo rw'imiryango ariko rushingiye ku muco wa kinyafurika kuko noneho ubona nubwo ari umuco nyarwanda gusa fiyo n'abagande n'abakongomani n'ibiki imiryango yarashimaniranaga kavuga bati ko akariya gasozi ka runaka hatuye abasinga umuryango w'abahinda ugiye gushaka mu w'abasinga bakagenda noneho ukabona bubakiye ku muco bubakiye ku muryango bubakiye ku muco wa muryango nibyo nanjye nashaka gukomozaho kuri ibyo ngibyo uvuze urumva icyo gihe twashakanaga ari imico tugendeyeho kandi nanone tukagendera kuri characters z'ababyeyi bacu niba umubyeyi wanjye avuze ati mwana wanjye ugomba gushaka ukubaka kandi ugashaka umuhungu kwa runaka ni ukuvuga ngo nta kindi warenzagaho waba umukunda waba utamukunda cyane nta nubwo waba umukunda ko ntaho mwabaga muhuriye urumva ariko rero icyo ngira ngo mvuge icyo gihe byararangiye ubu noneho umuco dushingiye mu bubu turi bubisanishe dute umuco w'iki gihe n'uburyo bwa gikristo ntabwo turi buvuge ngo iki gihe nta muco ugihari oya n'ubu muco urahari urugero mwana njya gushaka ntabwo ari papa washakiye nta nubwo ari mama washakiye nta nubwo ari umuvandimwe ariko nanone twagumaga mu muco ni gute rero twagumaga mu muco waragenda gukikundana n'umuhungu ariko ukagera igihe cyo kumutwara iwanyu ukamwerekana nkagenda nkamwereka ababyeyi banjye hari n'igihe wenda wabaga ufite nk'umuntu ukamutwara wenda bamwe bakavuga ati ariko ntitumukunze ariko kuko batamukunze ariko ya ngoma yarahindutse ntabwo icyo gihe bari bikwivangira mu rukundo ntibamukunze ariko n'ubundi wowe nta kintu biri buhindureho bigasanishwa no kubona ko wenda bamwe bakanavuga bati yewe n'ubundi se ko ntacyo turi buhindureho nitunabyanga ko ari bumusange ukumva bagizemo n'ako kantu ariko icyo ngira ngo mvuge ku rukundo rw'iki gihe cyangwa mu marege z'iki gihe n'ubundi ntabwo bikuraho umuco ntabwo byica wa muco ariko urukundo nyirizina noneho rwumva rwavuyemo hagati y'ababyeyi cyane rwagiye hagati y'abagiye kwibanira ahubwo iyo ugiye kubona usanga n'ababyeyi basigaye babimenye nyuma uretse wowe uragenda ukabwira muzehe ukavuga uti nagushakaga ariko cyangwa mama urabizi ko abakobwa twebwe duhera kuri ba mama nagushakaga ukamubwira nawe akabikugereza kuri papa noneho papa akazakubwira ati se unuwahe nk'ubu mwanya ngewe njya gushaka papa yarambwira ati se papa yarakiriwe ntabwo ati se mwana wanjye uwo mwana ni mwene nde baba bagisigasira wa muco ni mwene nde akomoka he kandi jewe ari iki kinyejana cyacu ndagishima ni cyiza kuko uyu munsi ngewe papa ntabwo yambwira ngo ngiye kugushyingira ngo wemere ngo mpfe kugenda wenda ashobora kwemera kubera kwa kundi kwanga kubaza umubyeyi ariko ntabwo byapfa koroha ntabwo byamworohera byavunana cyane ariko umuco w'abapapa rero nawo ukunda uzi impamvu uyu munsi niyo muri iki kinyejana cyacu mvuga ko nimba ugiye gushaka bitambuza kukubaza ngo uruwo ugiye gushaka uwande n'uwahehe nzi abantu bamwe baragiye barakundana n'ibi byacu nyine barakundana bajya muri process baza kwiyerekana asanga umwana ni uwa se wabo ni mushiki we yaragiye gushaka mushiki we ibyiringiro nagize nuko bari abakristo wenda tukavuga ngo nta bindi byari byaragiye imbere ariko noneho reba uku nguku basigaye bashaka banatwite basigaye banashaka barabonanye byinshi rero uriya muco w'abapapa bacu wari mwiza 80%. hari ibintu wakumira ufite byinshi wa protectingaga waturindaga amahano waturindaga za kirazira urumva ariko rero Fiona batamuriza nkunganye aho hantu ubona ko kera tugendeye no kuri uwo muco byatumaga nta no gutandukana kwinshi kubaho nk'uku kw'iki gihe byabaga bitewe n'iki wajyaga kumva nko mu miryango 100 mu karunaka kandi nabwo yajyaga kuvayo fiyo kuko bishoboka n'ababyeyi bacu baratubwira imiryango ikicara barabanzaga bakicara aho yashatse bikananirana abandi
bagashaka ababyeyi bagashakana bakicara bikanga mbega umuryango ko ari umwijyanira bagakorana ko nashakaga kongera ako nashakaga kongeraho urabona n'ubu hari ukuntu ugiramo uruca ukabyumva nko mu makwe ukumva nk'umubyeyi abwiye undi babandi basaba akamubwira ati uzadushishire icyo yabaga amubwira ati umuco uracyariho ndagushingiye uzanshishire kumubwira ngo uzanshishire ni ukuvuga iki nashaka akagerayo ariko agasanga hari ingeso nk'umukobwa afite umuhungu atari bwihangane cyangwa se umuhungu afite umukobwa atari bwihangane ntabwo ndi bugende ngo mbwire batamuzera gushaka batamuri urabizi uriya mugabo nashatse bimeze gutya ugasanga yanananiye ugasanga inkuru zigiye hanze umukobwa hazaga nka nyirasenge cyangwa nyina wabo kumusura umukobwa ataragiye hanze ngo ajye kuvuga ibintu byinshi hanze umwana akamugezaho igitekerezo n'ubu hari nk'umuntu ushobora washatse undi barashakana mw'iki gihe nko muri uyu muco tubayemo bamaze gushakana urumva umuhungu yakoze ikintu cyo kwiyemera kuri bagenzi be washaka ariko yari afite ubumuga bw'uburemba ariko ashaka kwiyemera kuri bagenzi be yereke na famiye ko yakoze ibirori biza kurangira umwaka urashira urumva ko yagize cya kintu cyo kugira gute guceceka ariko yahuye n'igishaka yabaye umwana mwiza wubatse uturutse ahandi hantu naho hakomeye heza aza kubiganiriza bamwe muri famiye ba hafi ariko urumva ntabwo yagiye ahita amena umugabo we hanze yakoze ikintu cyo guhishira umuryango urumva babiganiraho muri famiye umwana baza kumuherekeza igihe cy'umwaka kirenga ariko imiryango ariyo yabanje kubyicaramo umwaka aracyari umukobwa umwaka urashize niba adatwise niba nta kijya mbere umwana arabigumanya aza kubiganiza nyirasenge bibegeza kuri ba se wabo ni ibintu byakorwaga mu miryango ukabona n'ubundi twavuze batubajije twatangiye twibaza ngo urushako ni iki turavuga ngo ni urukundo ni ubwizere kwizerana being honest to one another ni ukuvuga ngo hariya hantu harimo urukundo harimo na kuba honest noneho hari ikindi twari buzane cyo kuvuga ngo nanone urushako rugombye kugira ibanga urushako rudafite ibanga rufite igihanga rufite gap somewhere no kuvuga ngo ahari urushako hagomba ikintu cya mbere kirukorana urukundo icya kabiri ni ubwizerane icya gatatu ni ukubikana ibanga hanyuma rero hari ikindi kintu mbese ntekereza murimo kuganira kuri ibyo bintu tuvuze ku bintu bijyanye n'umuco wacu ari uwa kera ndetse n'uw'iki gihe ariko kandi nanone ukuriye umuco wa kera n'uw'iki gihe urabona ari ibintu bitandukanye cyane ariko nanone kandi wasura mu by'inyuma ugasanga niho ishako zari zimeze neza kuruta iki gihe turikundira iki gihe tujya gutanga amatangazo ku babyeyi ntawe uri budusubize inyuma iki gihe niyo ababyeyi bagerageje niyo batubangamiye wenda babangamiye umwana w'umukobwa ntabwo bibuza abashakanye gushakana barashakana byanze bikunda wenda ababyeyi akifata ati simujye umuryango ariko barashakana ariko nanone wajya kureba muri kino gihe kandi ugasanga ishaka ahubwo nibwo zimeze nabi abandi bagendaga atazi n'uwo agiye gushaka nubwo atari byo dushyigikira uyu munsi ariko barubakaga icyo gihe ugasanga baratindanye bararambanye none ndimo gutekereza uratekereza icyo kintu kubera iki ibya kera zarambanaga kugeza aho ubu ngubu twebwe dufite ingingo ziturengera nyinshi cyane ari za leta hari amategeko ya leta ibya kera ntabwo bari bize kujya mu marenge ngo basezerane ngo abari umugore uzwi na leta n'igihugu oya dawe umugabo ashaka kumusenda gukongo usibye ko bahagaraga kuri za ndangagaciro nyine z'umuryango twavuze atabikoraga umuryango utabikoraga utekereza ko iki kintu biterwa n'iki uko bibonye iyo tugeze yewe no mu itorero usanga birimo ari no mu nsengero birimo mu madini birimo no hanze aho rero bikaba byinshi cyane ariko iyo wumva kera ukurikiranye amateka kera usanga za kera zararambaga zigatinda kuruta ubu ngubu icyo kintu mbona kibazaho urumva we byaba biterwa n'iki wenda ntabwo ndi bubivugaho cyane na mugenzi wanjye araza kunyunganira ariko icyo ngira ngo mvugeho ubona ko kuri iki gihe hagabanutse ikintu cyitwa kwihangana bariya abantu ba kera bagiraga ikintu cyo kwihangana bakihangana akavuga ati ndasohoka mu muryango ndabasebeje mama ndabasebeje data ndabasebeje umuryango ariko nanone ku rundi ruhande nta n'ingoma itagira bubu na kera barasenyaga gusa basenyaga
bitari too much mw'iki gihe rero iki gihe se jewe nifite akazi kandi n'umugabo wanjye afite akazi niba ari bube mpangayikishije navuze reka n'ubundi niba ari inzu ndayishoboye kuyishyurira ndajya muri geto ndagenda mfata wenda niyo bitabona niyo geto nyijyemo cyangwa nyine nayijyamo ndishoboye ndajya ku ruhande nkodesha iyanjye ngiye kuntera stress nawe agenda akodesha ariko nanone ugasanga iki gihe twagize ikintu cyo kugabanya kwihangana mu rugo yego sindimo kuvuga ko abantu batarimo kwihangana bataza kunyumva nabi ariko ubona ka kantu ka kera kasaga nkaho kadutwikiriye kakatwigisha kwihangana cyane ubona ko karagabanutse ijambo ry'Imana riravuga ngo urukundo rubabarira byose rutwikira byose rurihangana nirwihutiraho rubabarira byose njyewe uyu munsi ngiye kugisubiza kubera iki urushako rw'iyi minsi ruri ups and down kandi urwa kera rwari wabonaga no kuvuga ngo divorce rate y'iki gihe ni nyinshi kuruta ya kera nubwo na kera batandukanaga ariko uzi impamvu uzi ikibura n'ubonye ihagaze ni urukundo reka mbwire iyo udakunze umuntu umwihanganira iyo udakunze umuntu hari ibyo utarenza amaso iyo dukunze umuntu udashobora kuryama urahararuka muri iyi minsi rero hope nkusubije ikibazo dufite kuruta ibindi dufite inkundo zishingiye kuri byinshi ntabwo urukundo rwacu rugishingira ku gushakana no kubana turi babiri nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze ugasiga so na nyoko ukajya kubana n'uwo mwashakanye akaramata mukabana akaramata ni ukuvuga ngo inkundo zacu zivaringa kuri byinshi ikintu cya mbere arize cya kabiri arakora cya gatatu afite amafaranga ko nabyo byewe nabyo ndabikunda nyine ariko nyine naho ubwo hari risk hari ibyo bita risk identification ubwo ni ukuvuga ngo naho tubivuga harimo risk identification tugombye kwa identifyinga risk zawe ariko noneho marriage ni urukundo ari urukundo njya mbwira abantu iyo nganiriye n'abakobwa bari muri fiancé bari muri courtship nababwira ngo uriya mugabo mufate nka musaza wawe hari na musaza wawe uvukana nawe cyangwa se kwa so wanyu my brother ntabwo nzigera mwanga no kuvuga ngo turashwana ariko asigara ari musaza wanje turarwana mu rugo twararwanaga tuvukana ariko agasigara ari musaza wawe mu gito nimugoroba ukamwoha icyayi kwa mu ntabwo wabyukaga ngo wivumbure umubwire uti ntukiri umusaza wanjye ntukivukana ntabwo wakagombye kumushyira ukuntu mba numva ari byiza uriya mugabo kandi twirinda agahararo mu rushako twirinda agahararo viyo uriya mugabo mufate nka musaza wawe uko ntabwo kamema ari musaza wawe umusaza wawe afite rumuye umugabo ni umugabo nyine afite ni umugabo niyo mpamvu nasize data na mama nkaza kumushaka ariko ako kantu ukiri kuri iyo ngingo wenda atarayisoza ndagira ngo bizamure rimwe ndumva niba umuganisha hari ikintu abanyarwanda bakunze kuvuga ngo izibanye nizubona gukorana nyuma yego izibanye nizubona kugira gukomanya amahembe ariko kuri icyo kintu izibanye gukomanya nizibura gukomanya amahembe nekeza kandi nayo mbarutse ngira ngo ahari ugishimangira utubwire wenda na cyane cyane abakobwa n'abasore wenda badukurikirana bagiye bande babizi ko ejo habaho no gukomanya amahembe urumva bagendaga bakiteguye bagagenda bakiteguye abakera bakabwa ati mwana wanjye izibanye nizubura gukomana amahembe ariko uzihanga ndagira ngo rero ushimangire kuri icyo kintu uzi marriage uyu munsi mpamvu irimo kuba ishakinga cyane no kuvuga ngo mbere ba mama na ba data bona na choice bagiraga ntabwo bari bafite choice yo kureba ngo njyanye bogari njyanye muremure afite ikintu cyafite izo afite etage afite amafaranga nawe kuri moto izo cyanze nazo bari bafite barebaga umuco ese iwabo wa Fiona bameze bate bitwaye bate ese nyina yarubatse uzi ko ibyo byose babiramagiza bakabyitaho jewe reka ngubwire iwacu n'ubu muri ubu.com seriously barabireba oya se muzi ko n'umunyarwanda avuga ngo nurambagiza umukobwa ujye urambagiza urebe kuri nyina jya mu rugo nurambagiza uhere uko nyina yubatse
hope zibana nizibura gukomanya amahembe ningerayo nimba umugabo yasohoraga gatatu ningerayo nasohore nibyice marriage nimba umugabo yanguriraga yanjyanaga akanshopingira ejo mwagera nimenye ngo hari igihe cya courtship hari n'igihe cya marriage courtship ni process ingeza muri marriage hanyuma ibyo najyaga muri courtship ningera muri marriage byagaragana biragabanuka atari ukuvuga ngo aramararutse niho hahandi abakobwa batangira kuba disappointed akavuga ngo ayiwe ngo arandisappointinze kuko ntiyasohokanaga ese ubundi nimukomeza mukagendana 24 hours 7 will izasigara ikiri marriage izasigara ikiri urushako nukubaka nukugira ngo niyo mpamvu Fiona yabivuze neza niyo mpamvu babyita kubaka no kuvuga ngo hari fondation mugombye kureyinga hari ikikuta mugombye kuzamura mukagisakara mukagikompletinga njewe rero nicyo nkubwira hope marriage ni love ni honesty ni ibanga no kudaharara Imana igumugisha cyane batamuza aravuze ati marriage ni ibintu bitatu urushako ni ibintu bitatu nukudaharara ni urukundo no kugira commitment no kwiyemeza ndagira ngo ngubwire wo mukobwa musore udukurikiranye nabandi wenda mushaka kurujyamo nabandi tubirimo gushaka no kwiyemeza urumva tuvuze kuri karakanu muzibane zo komenya amahembe abiki gihengero nkuko ndimo kubibona wenda nungane nanjye batamuriza nubwo ngo haye ijambo ibyiki gihe mpamvu ngira ngo bizamba cyane ugasanga byabuze umurongo iyo bigeze bigakoma n'abatekereza ngo byacica akibagirwa ko ari umwana w'umuntu akibagirwa ko ari umuntu yasanze ari mukuru warere wahandi ariko ndagira ngo mubwire ngo oya niba habayeho gukomenya amahembe umenya ko ugomba kubaka kandi mu mahoro n'ibyiza reka mubwire ho nimba munatanye kuko birashoboka nimba munatanye nimutandukane mu kinyafura nk'abantu barezwe imiryango iguma igenderana induru nizivuga nimutemane nimwicane kuko if marriage is love how can you kill your partner how can you kill your wife how can a husband kill his wife nabyo bibazo dufite muri is that marriage is that love abana babaye imfubyi kubera ababyeyi bicana abana bakabura nyina kubera yuko se yishe nyina nago rero hope nago uyu munsi umugore ari bufate umuhora gate mu mugabo ungire ngo yani marriage hari ikindi kintu nshaka kongeraho tukiri kuri marriage ubundi dukwiye kumenya ko marriage cyangwa urugo n'umushinga waturutse ku Mana urugero rutoya wenda nsomye cyanditswe kimwe kiri mu itangiriro 2:24 haravuga ngo nicyo cyatumye umuntu nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akakwinjiramo niba tugiye kuba umubiri umwe ntegetswe hano hepfo hari ikindi kiri mu Befeso kivuga ngo umugore kunda umugabo kunda umugore wawe nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira mbisanisha n'ahandi bavuze ngo bakaba umubiri umwe hepfo none ngo akaryitangira uvuga ngo ubukunda bamwitangira nanone kandi nawe ubwawe hari icyo wakora kugira ngo wicungure rero ikintu nshaka kumvisha aha ngaha abantu bakwiye kumenya ko inshako dufite nta handi zaturutse ni design y'Imana yatudesigningiye kugira ngo tuyibemo tuyishimiremo ubundi niba rugize naho rusitara menye waruguhaye abari wirukira aha ngaha nanone tujya tubona urugero tuza mu modoka ya Benz niba mfite imodoka ya Benz ikagira icyuma gipfa ntabwo ndi bujye gushaka igikoresho cyayo mu ruganda rwa Toyota oya ngomba kujya kureba uruganda rwa Benz cyangwa aho bacuruza ibyuma bya Benz akaba ariho nongera kujya gushaka ikindi cyuma cyazarukura mu ruganda rwa Benz of course ntabwo ngomba kugenda ngo njye kuvuga ngo uru rugo kubera ko nubundi niho turubuza kwinjira hano niba bararuguhaye bararukwinjizemo barugutegetse atiriwe wikundiye niho kakanu gakoma gato kavugisha nubundi banzanye ntabishaka ariko niba wikundiye umuntu wenda tugendeye kugira iki gihe nikundiye umuntu turabanye uvuga ngo nihaza kakanu gato ko gukomanya amahembe byihanganira twije muri kwa kwihangana ntavuze ngo wihangane kugira ngo bagukubitire umuhoro oya nanone ngo turareba ku buzima bwacu nanone ariko niba urugo hagizemo akantu gakoma ibuka ubwira Imana erega fiyo n'urugero love nagari ikintu cy'icyuka kiraho love ibyo ari byo byose ifite ikintu ihagaze ifite aho ishinze amaguru no kuvuga ngo uyu munsi nimba naramukundiye amafaranga nkamukunda nkurikiye amafaranga umufuka cyangwa aya depositinga mu kuri konte yanjye
ni ukuvuga ngo ningerayo y'amafaranga akabura yarafu nihaguma nibuka ko yageze kuma no mu kinyabufura mu muco nyarwanda mu bumuntu iyo umuntu yageze kugirira neza uyu munsi akaba atakibishoboye mwubahira ibya mbere sibyo urakoze cyane Batamuriza urakoze cyane Fiona uvuze ku kintu cyane cy'ingenzi kivuga ngo uvuga ngo akaramata ariko ubwo najye nibazaga ngo se ubundi akaramata ni iki uravuze kandi uvuze akantu gato uravuga uti kugeza aho batakwishisha umuhoro kandi ijambo ry'Imana hano muri Matayo 19 niko atubwira ngo mubane akaramata nyine ako karamata kageza ryari gafite ako karamata kagera niba wiyemeje gushaka wabitekerejeho yaba ari umuryango ngo nta karamata karamata ni forever and ever karamata ni Burundi forever and ever Imana igumugisha ubundi ikintu nshaka kuvuga kuri aka kantu wenda ngira ngo turimo turanasatira n'umusozo ndashaka kumvisha abantu turi kumwe cyangwa turimo kuganira nabo urugo iyo dusezerana tuvuga mu bibi no mu byiza akaramata mugenzi wanjye bivuzeho mu ndimi z'amahanga aravuga ati ni forever ni Burundi no kuvuga ngo niba ya Burundi igeze ahantu ikanga ubwo nyine yanze aho kugira ngo umwe yicundi ubwo nyine byanze rero sinagira umuntu inama ngo mvuge ngo oya kubera ko akaramata ihangano uzapfire oya ni Burundi yego ariko urimo amahoro Imana igumugisha cyane rero inshuti bakozi rero ahangaha niho dusubikiye iki kiganiro twarimo kuvuga ngo urugo ni iki urushako ni iki twabivugaho ibintu byinshi ariko gusa wowe umenye mu ngingo byo twavuzeho urugo ni umugambi w'Imana urushako ni idea y'Imana ni igitekerezo cyavuye ku Uwiteka Imana Nyiringabo Imana niyo yatangije urushako icyo kibuka hari akantu kamwe nanone Fiona akomojeho nishimiye kandi nkunze aravuze ati imodoka niba nayiguze mu ruganda rwa Benz na spare parts yayo ngomba kuyikura mu ruganda rwa Benz urushako rero niba ubona rutameze neza urwawe ubona bitagenda neza ndakugira inama yo gusenga no gusubira ku muremyi waguhaye urushako aho ngaho rero wavuga uti ese ngiye ko negeze nikundira ari umuranga wanzanye nangwa se bandangiye nangwa se nakunda se nashishoza ariko wisanze warashatse kandi ijambo ry'Imana avuga ngo urushako ni akaramata urushako ni ukwiyemeza urushako ni uguhitamo nyine ndagira ngo nawe mugire inama wa mukobwa wa muhungu utarashaka ongera utekereze neza umenye neza urushako umugore cyangwa umugabo ntabwo ari ukwambara umwenda nk'uko wawuhinduranya ntabwo uhinduranya abagore ntabwo uhinduranya abagabo oya urushako ni umuntu wenda utarasoza abahungu n'abakobwa ariko twakanababwira twibwire twebwe barishyuye abagore n'abagabo mu rushako twe guharara rwa rukundo turi maintaining aho ruri ngombwa seriously uyu munsi ningenda nkabangamira umugabo wanjye yihangane kubera rwa rukundo aho biri ngombwa kuko hari ibirenga ukabona ntago bigishoboka ariko nabwo have uhasize icyubahiro have utagayitse Imana igumugisha cyane ese Fiona nawe n'icyo wabwira abantu ukora wenda ku musozo w'iki kiganiro twarimo tubwira abantu n'icyo wababwira wasoje bashishikariza cyane urubyiruko twebwe Batamuriza amaze kutubwira twebwe abarimo ariko bari urubyiruko n'iki bakora n'iki bakwitondera niziho murongo uva wabaha ngewe buri gihe ngunda kuvuga ibintu nitangaho ingero nihutisha n'amagambo kugira ngo tunasoze burya niba ugiye kuvuga ngo mfashe umwanzuro ngiye kubaka ikintu cya mbere nk'uko Batamuriza bivuze ni injyanirwa rukundo niba mfite urukundo ruzamfasha no kwihanganira ibindi byose ikindi cya kabiri ntari busoze ntavuze byana ikintu cyitwa ukuri niba ubaka urugo ruhagaze ku kuri nta kizakunanira ariko niza mu rugo rwawe mwaza gushakana nawe warambwiye uti iyi nzu ni iyanjye nkahagera bakaduha kwa kwezi kumwe bakavuga bati ukwezi twaguhaye kurashize sohoka bizaba rwa rugo nzaba narutangiye ku kinyoma rukundo rwatangiye gutokora rukundo rwatokowe ni ukuvuga ngo niba urukundo rwanjye ninjiranye aho rutokowe n'icyizere nazanye kiragabanuka nerega bitangira no mwirambagiza ubwo mwirambagiza waramishe ndihanganye turakomejanyije kuko ntacyo nzi rwa rukundo rudafite ukuri ni ukuvuga ngo ninubaka nzanye ukuri nawe ukazana kutazica inyuma twese tukabihuza urugo rwacu ruzagira kuri rero mboneraho mbwira bifuza ku bana cyangwa se n'ababanye ariko hakaba hari akantu kari karihishemo abakobwa n'abahungu cyangwa abamama n'abagabo babo ikintu nababwira icyambere n'urukundo niba hari naho agatotsi kabaye kububatsi niba hari naho agatotsi kabaye
ukagira icyo utumvikanyeho na mugenzi wawe mwibuka rwa rukundo rwanyu rwa mbere hari urumva twese hano ngera ngo nge nawe turama passer ariko ari gihe nk'umuntu aza akakuganiriza akakubwira ati yarambeshye yakubwira ati yarambeshye ukumva umuntu mega cya kintu yazanye mu rugo cyuzuye cyagabanutse cyamaze kubigica niba rero bibaye igice birarangiye umukobwa nawe rero yinjirana akantu ko kuvuga ngo nzanye ukuri undi nawe azana ukuri niba ubaka bari kukuri n'urukundo nta kizabana umugisha cyane urakoze Fiona shuti bakoze mwari mudukurikiye ikiganiro cyacu naha tugisubikiye naho ubutaha rero turababwira ngo Imana ibaho umugisha cyane mukomeze mukurikirane iyo video murakomeza kumenya byinshi kandi umwuka w'Imana arakomeza kubana natwe mutitaye ku shako ziri hano hanze urugero rw'ishako twagiye tuvugaho oya ibyo ni by'abantu abantu bishyiriyeho ni by'abantu bifondera kugira ngo binezeze ariko twaberetse ko iki kiganiro gihagaze ku rufatiro twavuze ku rushako rushingiye mu ijambo ry'Imana nta burenganzira dufite bwabuza abantu gukora ibyo bishakiye nta nubwo tushobora kubuza isi gukora ibyo bishakiye ariko ibyo ngibyo turahamanye neza n'ijambo ry'Imana gatari by'Imana ishyigikiye ariko urushaka Imana ishyigikiye ni urunguru ruri mu itangiriro mu gice cya mbere ruvuga ngo muzabane akaramata no muri Matayo 19 ni urunguru ruvuga Imana yavuze ngo habeho umugore n'umugabo yaremye Adamu na Eva ibindi ni by'abana abantu bifondera ibyo ntago ari by'Imana ishyigikiye ariko nta burenganzira dufite bwababuza gusa turabasaba ngo nimukurikirane urugo rwanyu nibiki birimo nibiki bitameze neza habeho kwihanganirana ni urukundo nicyo kintu cya mbere tubasaba urugo urushako ntirushingiye ku rukundo mukobwa ugiye gushaka nawe musore ugiye gushaka ese uramukunda koko ese nta wamugukundiye ese nta bintu mukurikiyeho niba umukurikiyeho urukundo ukabona ko ari umugore wawe ukabona ko ari umugabo wawe muzabana akaramata umushake wongera witonde umenye ko urugo ari ikintu cy'ingenzi Imana yaguye mu buzima bwacu cyatumye rero mu rugo ni kugira ngo isi yaguke habeho kubyara habeho kwaguka habeho n'imiyobenere myiza ndagira ngo ubwira neza yuko ijambo ry'Imana tubwira mu Efeso ngo iyo umuntu adashobora kuyobora urugo rwe ntashobora no kuyobora ikindi kintu niyo mpamvu usanga hari ibibazo mu gihugu niyo mpamvu usanga hari ibibazo mu bantu muri institution zitandukanye iyo umuntu atayobora urugo neza ntabwo byoroshye kugira ngo agire ikindi kintu ayobore ni ukuvuga ngo ubwizerwa ni ubanze buhere mu rugo banze ubumwizerwa ku mugabo wawe nawe umwizerwa ku mugore wawe hanyuma n'ibindi Imana izaguha kuyobora uzabuyobora neza Imana ibaho umugisha cyane twabivugaho tugatinda ariko naho ubutaha n'ubundi tuzagaruka tubifurije amahoro y'Imana basaba kandi kugira ngo ukore subscribe mudukunde mudushyigikire nimutwereke yuko turi kumwe turi abagore banyambaraga Imana ihagurukije kugira ngo tubabwire byinshi nawe aho ngaho mu buryo bwawe tutazi hari uburyo Imana iguhagurukije ntabwo twese tuzakora ikintu kimwe ariko turakwemera kandi turagushyigikiye nimukore subscribe sharinga ku bantu batandukanye iki kiganiro kigere ku isi yose kigere ku bagore n'abakobwa kigere ku bagabo turifuza ko namwe w'abanyembaraga birabafasha iyo mubibonye natwe rero turifuza ngo mubijyana ahantu henshi ntabwo twahagera ariko wowe ushobora kugera inshuti zawe abantu ufite ni benshi turagusabe kugira ngo mudushyigikire mwohereze ubutumwa bugera ku bantu benshi natwe iyo dusubiye inyuma twongera gusengera iki kiganiro kugira ngo Imana igire icyo ukora mu buzima bwawe waba ufite urugo ruhungabana humura Uwiteka Imana wari uguhaye wakuremye waguhaye uwo mugabo mwiza abo bana beza urwo rugo Imana ikarugo izarutunganya icyo tugusaba wa mugore no kugira ngo ube umugore munyembaraga umugore munyamashengesho wijye mu bapfumu oya nta muti wabonayo nubona bitameze neza jya ku masengesho kandi ugira ibintu wihanganira Imana yo mwijuru izakumva kandi izagusubiza izagutunganyiriza urugo murakoze cyane tubifurije amahoro y'Imana turavuze ngo shalom